ndabasubije mu izina rya Yesu nditwa Mukansanga Jacqueline nkaba naje kuri channel ya Mukarizina TV. Reka dusenge Imana. Mana data twese mu ijuru turagushe ku izina ryawe ryiza tugimbashe kugira neza kwawe urera urakiranuka. Aya masaha rero turi imbere yawe nyemerera bwo tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Alleluya. Ijambo ryawe tutari twabaho, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe itanga ubugingo, ijambo ryawe ryimura imisozi itari kuvaho. Imana ishimwe. Aya masaha nyemerera bagiye gutega amatwi ijambo ryawe. Mana ntaba aribo. Haleluya. Ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Turaretse umwuka wera azadufashe dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Twemerere imitima igiye kuryumva yose igubwe neza. Urakoze kuko uri Imana mu izina ryawe Yesu. Amina. Reka dusome ijambo riri mu Byahishuwe 22 umurongo wa 12 kugeza kuri 15. Umurongo wa mbere avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya. Kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. 13 ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Amina. Kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze 15 hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ku murongo wa mbere ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Hari igihe umuntu ajya kugirira neza nk'inshuti akumva yakwitura akavuga ati uyu munsi ndumva nakugabira. Amina. Iyi nka nkayiguha. Ariko ijambo riratubwiye ngo dore ndaza vuba. Ni data wa twese mwiza. Iri jambo ritandukanye n'inshuti yawe yakugabira ikintu, ariko ni data wa twese mwiza ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ngorere umunyamasengesho ibikwiriye ibyo yakoze. Ngorere umuntu wese wubaha Imana ibyo yakoze. Ngorere umupagano tubaha Imana ibyo yakoze. Imana ishimwe. Kandi ikintu cyose dukora mu isi imbere y'Imana kirandikwa. Alleluya. Mwitonde kuri iri jambo kandi muri kundi. Imana ishimwe. Iri jambo ndi gusenga Imana yararimpaye, irambwira ngo genda urimbwirira abantu ubabwirira ngo ndaje ngo nzanye ingororano. Imana ishimwe. Kugira ngo ngorere umuntu wese ibyo yakoze. Imana ishimwe. Ahantu uhagaze wumve yuko Imana iraje, ibyo ukora byose Imana irakubona. Ibyo wakora mu rwihisho Imana nimba ari byiza Imana izakugororera. Umuririmbyi wuze mugabanga imirimo y'abera izibukwa. Imana ishimwe. Icyo ukora mu isi cyose Imana irakibona. Umuhinzi asohoka ajya kuhinga mu murima akajyana ibishyimbo. Imana ishimwe. Abategereje yuko bizera imbuto agasarura. Amina. Na Yesu aravuga ngo buri muntu wese ingororano wese azayibona. Kandi namaze kumenya Imana yarandishuye irambwira ngo buri muntu wese azacirwa urubanza ku giti cye. Nanjye uri kubabwira ndabyibwira. Nanjye iri jambo riranyura. Nanjye iri jambo riranyigisha. Ise azambwira ndetse mama Queen wakoze gute? Imana ishimwe. Ngiye kubona mbona buri muntu wese azacirwa urubanza ku giti cye. Nukora neza uzabihemberwa, nukora nabi nabyo uzabihemberwa. Ntabwo Imana ibeshya. Imana ishimwe ngo dore ndazana vuba ingororano kugira ngo ngorere umuntu byose ibyo yakoze. Nta kintu na kimwe kitazajya imbere y'Imana. Nukora neza uzabihemberwa, nufasha mwene se uzabihemberwa, nukora nabi nabyo uzabihemberwa. Imana ishimwe. Ariko niwegera Yesu, haleluya, ugaca bugufi ukavuga uti nudusenga ujye uvuga uti ndetse ibyo nkora Imana irabibona. Ababyeyi wabihisha. Imana ishimwe. Ariko data twese ntiwabihisha. Niko yavuze ijambo ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye byakoze. Ngo ndi Alpha na Omega, ndi uwa mbere nkaba n'uwa nyuma. Uko Imana kera yariri na n'iyi saha ni kuri. Ihangane ukorera Imana imbere yawe hari amakamba. Ihangane mu nzira unyuramo kiranuka. Imana izakugirira neza. Ni Imana idahishwa. Ni Imana ihemba. Ndi umugabo wo kubihamya. Uko watwaye Imana niko iguhemba. Uko wayifashe niko iguhemba. Nyamuneka wa mubyeyi we, ihangane ukorera Imana imbere yawe hari amakamba. Ngo ndore ndaza vuba nzanye ingororano ngorore umuntu wese ibyo yakoze. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Narasenze Imana irambwira ngo isi turimo ni uruganda. Ngo kandi uko umuntu yaje niko azarusohokamo. Imana ishimwe. Buri muntu wese azacirwa urubanza n'ibyo yakoze. Ese wa mugabo uhagaze gute? Ese wa mubyeyi uhagaze gute? Ngo Yesu araje azanye ingororano agororere Taya bini Tayi. Ibyo umuntu wese yakoze Imana ishimwe. Ibyo umuntu wese yakoze bizajya ku rubanza. Imana ishimwe. Mbese n'iyi minsi uhagaze gute?
ishimwe. Yesu araje azanye ingororano. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo hahirwa abanesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Ibyo Imana ivuga ntabwo ari igipindi. Imana ishimwe. Twese duharanire kuzabona ubugingo. Nimumara kwemerwa, haleluya, Imana ishimwe, Imana izakugirira neza, ariko ubwo bugingo uzabuguha irereye ukuntu witwaye. Haleluya. Ni Imana ikabeshya. Ese yaguha iby'isi ntubone ubugingo? Hari icyo byaba bimaze. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ku bavumbi zazana ingororano. Ku bafasha abantu babikunze bazabona ingororano. Ku bambashya abandi babikunze bazabona ingororano. Kandi Imana irambwira ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Kaya bini tayi. Ibyo ukora byose Imana irabibona. Uko ugenda hose Imana irabibona. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Igihe kirageze cy'Imana ngo buri wese ibyo yakoze bicirwa imbere y'Imana bipimwe. Mbese wa mubyeyi we, mbese ingororano zawe urazitegereje ku Mwami Imana? Ihangane ukorera Imana, imbere hari amakamba. Wa mugabo we korera Imana, kuko Yesu aje gupima imirimo. Mbese imirimo yawe nayipima izabona ko iyo ngororano uzayibona. Mbese iyo mirimo yawe nayinyuza mu izahabu izasanga kuko mu ruganda iyo mirimo yawe izaguhesha ingororano. Reka ibyo wibwira kaya bini tayi. Korera Imana bigishoboka, egera Imana bigishoboka, kandi ukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Ubwira Imana ngo mbese kaya bini tayi, amazina yanjye ari mu gitabo cy'ubugingo. Ni Imana itabeshya. Ni Imana ije kureba abayikoreye neza. Ni Imana uko wakoreye Imana niko izaguhemba. Ihangane, imbere hari amakamba. Nagize iyerekwa ngiye kubona ngo mbona mu ijuru hari amakanzu agiye arutanwa. Imana ishimwe. Uko umuntu yafashije mugenzi we, uko umuntu yakoreye Imana. Ngira agahinda kenshi ngiye kubona mbona umugabo mwiza yicaye ahantu hari mu nzu nziza, ariko mbona nta ntebe. Marayika arambwira ngo genda umwegere maze umubaze. Ndamwegera avuga nti se ko wicaye mu iyi nzu nta ntebe nta kintu kirimo? Arambwira ngo wene bushuye gusubirayo ngo mbabarire ubwire abantu bajye bakora imirimo. Ati iyi nzu nta kintu kirimo, nakundaga gusenga ariko nta mirimo. Amen. Icyo umuntu utaya bini tayi habiba nicazasarura. Ni Imana itabeshya. Ibyo dukora byose bizaca imbere y'Imana. Imana ishimwe. Imana irangije inyereka ikintu gikomeye. Inyereka nk'uko tureba televiziyo, nta rubanza ruzacaho. Imana ishimwe ngo ujye gucirwa urubanza. Imana ataya bini tayi. Nkabona buri muntu wese uko ahagaze, kamera ihise ifunguka. Ibyo wakoze bikuje imbere. Mama Queen ntibwiriza aho ngomba kujya. Imana ishimwe. Buri umwe wese nabonaga banyuranamo. Uwakoze neza nkabona abamarayika baramwakiriye. Uwakoze nabi nkabona urwobo ruramumitse. Imana ishimwe. Nkabona hari umuriro utegereje. Taya bini tayi. Abanyabyaha ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, ngo n'abasambanyi n'abashenga ibishushanyo bagakuna no kubeshya bakabikora. Ese nyemerera muri iki gitondo, nyemerera wongere utekereze ku Mana yawe. Imana yaguhaye kuva ku isi. Abo mwanganaga barapfuye, ariko wongitije uyu mwuka. Korera Imana, imbere hari amakamba. Haleluya. Ndumva ineza y'Imana. Wongere wubure dosiye uvuga uti mbese imigendere yanjye izatuma Imana impa ingororano. Mbese uko mbanye n'Imana ni gute? Wongere ukorera Imana uyitinya. Abantu bamaze kumenyera Imana, nawe ugikorera Imana yitinya. Ariko ndakwinginze mwene data, uwumva ubu butumwa wese, Imana ishimwe yaransuye ndi mu bicuku by'ijoro. Irambwira ngo mbwirira abantu ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo rero umuntu wese ibitira ibyakoze. Ni Imana itabeshya. Yaba uyu munsi kandi yaza ikaguha ingororano. Yewe data watetse mwiza, buri muntu wese yeze, kuko atazi isaha n'igihe. Duharanire kuzajya kuri kiriya giti cy'ubugingo. Imana ishimwe. Waba ukomeye woroheje wese uzanyura kuri uriya munzani. Imana ishimwe. Waba utunze udatunze, haleluya, Imana izagucisha kuri uriya munzani. Buri wese azabaza icyo yakoze mu isi. Buri wese taya bini tayi, amina, azagororerwa uko akurikije uko yakoze. Nk'uko usohora imbuto ukajya kubiba ugategereza yuko ubona umusaruro. Niba iby'Imana izaduha ingororano. Abakoze neza bazagororerwa, abakoze nabi bazabyishyurwa. Haleluya. Ariko ndakwinginze, haleluya, ihangane ukorera Imana, imbere hari amakamba. Ujye uzamutekereza ngo mbese ijisho ry'Imana rirasera. Wa musaza
usambanywe birakureba, ukora ibidakwiriye birakureba, buri umwe wese biramureba. Imana ishimwe, wongere ugarure, wongere ugaruke umutima, wongere uguta Imana, ndatsinzwe nje imbere yawe. Imana ishimwe, kuko namaze kumenya ko hanze muharanire kwinjira mu ihema. Haleluya, uzarindirwa mu iryo hema, izaguha ingororano kubera mu ihema, izakurindira, izaguha umugisha kubera imirimo yawe wakoze iyo gukiranuka. Imana ishimwe, haleluya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura, ni Imana itabeshya. Amen. Imana ishimwe, ijambo ryarambwiye mu itangiro ngo mbere na mbere Imana nuyibanza imbere ati dushozwa na Kristo duha imbaraga. Imana ishimwe, mu rugendo ntawe wishoboza, ariko nusenga ukabwira uti data wa twese, haleluya, Mana ndatsinzwe kubw'ijambo ryawe. Imana irongera izana izindi imbaraga, ureba aho wasitaye, ureba aho wacitse intege, ureba aho utakoze neza, wongera ubwira Imana uti Imana ndagarutse nciye bugufi. Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu irakora, Imana yacu tayi itegeye amaboko kugira ngo umuntu wese aze niyinjire, kuko inyuma ni habi, inyuma nta cyiza kihaba, ariko winjire mu ihema ubwo uti nanjye ndashaka kuzagororerwa, nanjye ndashaka kuzajya kuri cya giti cy'ubugingo. Imana yacu izakugira neza. Amen. Mana data wa twese mwiza, magambo yawe ni meza. Haleluya. Yego, amagambo yawe ni mazima, amagambo yawe ajya yubaka. Mu izina rya Yesu, abari barwaye mu ndu bakize, abari bafite ibibazo bitandukanye, yego, abari barwaye amaguru, yego, Imana ishimwe, abari barwaye kanseri, uwari urwaye igisebe gikomeye, nawe numugereho. Taya bini stayi fako kaguru, imbaraga z'Imana, haleluya, zigende zikore, zigende zinyeganyeze. Haleluya, mu izina rya Yesu, wongere ubagarure imitima, wongere ubahe kwitekerezaho. Mana kubw'ijambo ryawe buri umwe wese agukorere. Mana hinda umushyitsi, kuko uraza ntubeshya, uraje uzanye ingororano kugira ngo ukwirire, ugurire umuntu wese ibyo yakoze, ugurire umubyeyi, ugurire umugabo, ugurire umwana muto, ugurire umukobwa, ugurire umuzungu, ugurire abirabura, abakomeye n'aboroheje, buri umwe wese taya bini tayi azanyura imbere y'intebe yawe. Mana nyir'ingabo mutware, nabasengeraga ngo bakomeze muri urugendo, wongere ugarure imitima yabo, wongere ubahe impano. Hari benshi zasinziriye, taya bini tayi, niyo umuntu ahaye ikintu umuntu hari kubiba. Mana bagifite uwo mutima, ndabasabiye izindi imbaraga, wongere ubahe ubundi taya bini tayi, imbaraga zo gukomeza umurimo wabahaye. N'abatari Uwiteka batarabyitayeho, nabo ndabasengera, n'intama zazimiye, nawe wongere ubagirire neza, basukaho umwuka wera. Imana ishimye, kandi amagambo yawe meza yongere ababeho n'izina ryawe Yesu. Amen.